makuru mwese nk'abanyarwanda arabareba, cyane cyane abantu mukeneye indangamuntu mwarazitaye. Nimba warataye indangamuntu ya mbere, warataye indangamuntu ya kabiri, ukeneye indangamuntu ya gatatu, aya makuru nawe arakureba. Nawe w'imyaka 16 ukeneye kwifotoza indangamuntu, bivuze ngo nawe aya makuru arakureba. Nawe nimba ukeneye kujya kwiyandikisha mu gitabo cy'indangamimerere, aya makuru nawe arakureba. Ndetse nawe ushaka guhinduza icyiciro, wari uri mu cyiciro cya 4 ugashaka kujya mu cyiciro cya 2 cyangwa cya 3, aya makuru arakureba. Reka duhere ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. NIDA yatangaje ko yazanye serivisi nziza ku bantu batonda imirongo bajya ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Yashyizeho system abantu bataye indangamuntu bazajya bacaho bakabona indangamuntu. Icyo usabwa ni ukujya ku irembo ukadekarara indangamuntu yawe, ugashyiraho n'umurenge uzayifatiraho, bamara kuyikora bakayikohereza ku murenge washyizemo. Bivuze ngo rero n'abantu mwese mukeneye kwifotoza indangamuntu ku myaka 16 kuzamura, bivuze ngo namwe NIDA yabatekerejeho ibashyiriraho system. Bivuze ngo nkuko waba uri mu karere ka Nyamagabe kandi uvuka mu karere ka Rusizi, ukaba uri Nyamagabe, wakwifotoza indangamuntu yawe ikazaza yanditseho mu karere ka Rusizi. Bivuze ngo ibi ngibi NIDA yabikoze kugira ngo ifashe abaturage ndetse n'abaturarwanda. Bivuze ngo igihe cyo gufotora nikigera, uzifotoreze ku murenge aho utuye ndetse ushyiremo cyangwa buzuzemo ibyo aho wavukiye. Bivuze ngo rero aya niyo makuru ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyari cyabateguriye. Reka tujye ku kibazo kindi. Abantu bashaka kwiyandikisha mu ndangamimerere, icyo basabwa ni ikihe? Barasabwa kujya ku murenge bakiyandikisha mu ndangamimerere, bakavuga impamvu bagiye kwiyandikisha mu ndangamimerere, cyangwa impamvu bagiye guhinduza amazina mu ndangamimerere, cyangwa amazina yandi bagiye kongeraho mu ndangamimerere. Bivuze ngo ibi ngibi byose bikorerwa ku murenge. Bivuze ngo tera intambwe ujye ku murenge, ujye kubaza byinshi kugira ngo uhinduze amazina yawe ndetse wiyandikishe no mu gitabo cy'indangamimerere. Bivuze ngo tugiye ku kibazo cya 3, ikibazo cy'abantu bakeneye kujya mu cyiciro cya 2 bavuye mu cyiciro cya 3. Iki kibazo kiragira kiti: umuntu wese ushaka guhinduza icyiciro wese agomba kugana ubuyobozi bumwegereye bwo hasi, ndavuga gitifu, akabanza akagenzura nimba icyiciro bamushyizemo kidakwiye, nimba baramushyize mu cyiciro cy'abakire kandi ari umukene. Bivuze ngo bagomba kumumanura bakamushyiramo cya cyiciro cy'abakene. Bivuze ngo icyiciro cya mbere ni icy'abakene. Bivuze ngo nimba utishoboye, barareba nimba koko utishoboye, ubundi bagushyire muri cya cyiciro cya mbere. Ibi bikorerwa mu tugari. Bivuze ngo rero impamvu bafashe umwanzuro wo gukura abantu mu cyiciro cya mbere bakabashyira mu cyiciro cya 2, hari abantu wasangaga mu cyiciro cya mbere bifashije, kandi murabizi ko icyiciro cya mbere kijyamo abatifashije kugira ngo leta ibatangire mituweli. Bivuze ngo rero icyo usabwa nimba baragushyize mu cyiciro cya 2 kandi ugenewe icyiciro cya mbere, bivuze ngo jya ku bakuru b'imidugudu, ujye kwa gitifu baguhindurire icyiciro utiriwe uzenguruka cyangwa uca mu nzira nyinshi. Ibi ngibi impamvu ino system yasubiwemo wo kuvuga ngo abantu babahindurire ibyiciro, ni mu gihe abantu bishoboye batangirwaga na leta mituweli y'ubuntu. Rero baza kubivugurura bareba abishoboye, ubundi barangije babakora mu cyiciro cya mbere babashyira mu cyiciro cya 2. Nanone ni itangazo rije nonanga ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'indangamuntu igiye gusohoka nshyashya yitwa indangamuntu koranabuhanga. Gusa ibi ngibi ntabwo barabyanzura, ndetse dukeneye cyangwa dutegereje amakuru meza. Bivuze ngo ndabararikiye amakuru nasohoka indangamuntu koranabuhanga igiye gusohoka nzahita mbibamenyesha. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA nacyo giherutse gushyira itangazo hanze ku mugaragaro bavuga yuko indangamuntu koranabuhanga iri gukorwa, nisohoka bazabibwira Abanyarwanda cyangwa abazikeneye bakazaza kuzifata. Ukeneye kumenya byinshi, gusobanuza, wakwegera ababishinzwe bakagusobanurira kugira ngo umenye iby'indangamuntu koranabuhanga. Rero nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, fungura inzogera. Reka noneho turambure amakuru mu buryo burambuye. Aya makuru nk'abanyarwanda mwese arabareba. Amakuru nayo ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyashyize igorora abaturage bakunze gukora ingendo bajya ahantu henshi hatandukanye, barimo baka cyangwa bashaka indangamuntu barataye
bataye iya mbere cyangwa iya kabiri bakeneye iya gatatu cyangwa iya kabiri. Rero yabashyiriyeho serivisi nziza y'uburyo bazajya babona indangamuntu mu buryo bworoshye. NIDA iri gukorana n'Irembo, ni mu gihe uzajya ujya mu Irembo ukadekarara guhabwa indangamuntu yawe ndetse ugashyiramo imyirondoro yawe n'umurenge uzayifatiramo, indangamuntu yawe igasohoka bakayiguhereza. None NIDA yatekereje no ku bantu bakeneye kwifotoza kuva ku myaka 16 kuzamura. NIDA yabatekerejeho ibashyiriraho naho sisitemu nziza cyane. Nta mpamvu yo gutonda imirongo uvuga ngo ugiye kwifotoza mu karere, yenda tuvugire mu karere ka Rubavu kandi ubu ngubu ukeneye kujya kwifotoza mu karere ka Huye. Ifotoreze mu karere ka Rubavu, nimba uvuka mu karere ka Huye utanga imyirondoro ya Huye, indangamuntu yawe izasohoka bitewe n'umurenge wayishyizeho izasohokeraho. Bivuze ngo ibyo ni ibintu byiza cyane NIDA yakoze kugira ngo abanyarwanda babone serivisi hafi. Bivuze ngo reka dusimbukire ku bantu bakeneye guhinduza icyiciro, bashaka kuva mu cyiciro cya mbere, bashaka kuva mu cyiciro cya mbere bajya mu cya kabiri, ushaka kuva mu cya gatatu ujya mu cya kabiri. Bivuze ngo ibi ngibi urasabwa kubyumva. Abaturage mwese mukeneye guhinduza icyiciro nta kintu bisaba, mugane inzego z'ibanze, gitifu ndetse na mutwara sibo ndetse na mudugudu. Mwese mwicare ku kibazo cyanyu muginonosore, mwemeze yuko uyu muturage atishoboye akwiye kujya mu cyiciro cya mbere, niba baramushyize mu cyiciro cya gatatu mwemeze nimba iki